Mu kiganiro giheruka twari turimo kureba ingingo ya gatatu, ntabwo igihe cyatumye tubasha kuyirangiza mu minota 15 nabemereye, niyo mpamvu nemeye kugira ngo nshyireho n'ikindi gice cyayo gikurikira. Mu bintu 9 twabonye bihagarika gukora kw'Imana mu bantu, bihagarika gukora kw'Imana mu itorero ryabo, ariko twabonye kwibagirwa ijambo Imana yakubwiye, kwibona ko ari wowe uzi kurusha abandi, abantu gukora imirimo itari iyabo, abantu bicaye gusa ari ntacyo bakora, abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana, abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe, kugomera umwami Imana, kubura ubumwe n'icyaha, aricyo kintu cya 9 kimira umugambi w'Imana gukorana nawe. Rero twagiye tubira mu buryo burambuye. Icya mbere twabonye kwibagirwa ijambo Imana yavuganye nawe, twarabibonye mu buryo burambuye. Icya kabiri, kwibona ko ari wowe uzi kurusha abandi cyangwa ushoboye kurusha abandi. Ubu rero turi ku kintu cya gatatu kivuga ngo abantu gukora imirimo itari iyabo. Abantu gukora imirimo itari iyabo, twabonye igice cya mbere, twabonye uburyo mu muhamagaro habonekamo abantu 4. Hari abantu bahamagawe n'Imana, hari abandi bahamagawe n'abandi bantu, hari n'abandi nanone bihamagaye ubwabo, twabonye hari n'abandi bahamagawe na Satani cyangwa batumwe na Satani mu murimo w'Imana. Rero nyuma y'icyo ngicyo twari tugeze ahantu aho umwami Imana azavuga ngo nimwumve imbere sinigeze kubamenya mwa nkozi z'ibibi mwe, muri Luka ibice 13 ku murongo wa 25. Rero reka dukomeze tudatinze cyane. Ndi Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard, nishimiye kandi kubana namwe, nishimiye kuko ubu butumwa nimba ubasha wumva bugufasha. Hari igitabo nanditse, nshobora kuba nanakiguha no kuri WhatsApp yanjye ni 0788744099. Ubishoboye ubishatse nakiguha nawe ukagisoma, ahasigaye kikaba cyagufasha ugatunganya umurimo w'Imana ukuri imbere muri ino minsi ya none. Reka rero dukomeze turebe ahangaha. Wikwangiza umwanya wawe ukora ibintu bizatuma utabona ishimwe ry'umwami. Mu mwanya wo kwemererwamo ujugunywe hanze. Menya umwanya Imana yagushyizemo, uwugumemo neza. Iyo itorero ritangiye, Imana ishyiraho umuntu wo kuriyobora, umuntu ufite umuhamagaro n'iyerekwa, hanyuma Imana ikazana abandi bantu bo kumukorera munsi y'ubuyobozi bw'uwo nguwo ufite iyerekwa. Nk'uko twatangiye iyi ngingo tubivuga, reba akavuyo kaboneka igihe usanga wa muyobozi wahawe iyerekwa ari we cyangwa arimo gukora imirimo itari iye, akora imirimo y'abantu bagomba gusohoza iryo yerekwa, akaba usohoza iryo yerekwa kandi n'abantu bagomba gusohoza rya yerekwa bakaba ari bo babasha gusa nk'aho bafite iyerekwa nabo. Ni ukuvuga wahamagariwe ufite yaba no muri bizinesi runaka, yimba hari umuntu runaka ugira igitekerezo cy'ibanze akabasha guhamagara abandi bakamufasha. Mbwira rero yimba uhamagaye abantu ugasigara ari wowe urimo gushaka gushyira mu bikorwa rya yerekwa, abandi nabo bakaza bagatangira gushyira amayerekwa yabo, ntabwo bishobora kugira intego bigeraho. Hano nta gukora kw'Imana gushobora kuboneka, kuko ibintu byose aba ari akaduruvayo. Byose bizanwa na wa muntu wahawe mbere iryo yerekwa kudasobanura neza iryo yerekwa rye kuri abo bagomba kurisohoza. Ikindi ni uko ba bandi bagomba gusohoza iyerekwa bavangamo amayerekwa yabo ubwabo, iyerekwa ry'undi muntu, Imana muri rya yerekwa rya wa wundi bakavangamo amayerekwa yabo. Imana mu bwami bwayo ifite umuyoboro w'ubuyobozi bwayo. Reka turebe mu buryo uko biba bimeze. Hari abahereza, hakaboneka abafasha, hakaboneka n'abayoborwa. Yaba no mu gihugu tuzabona perezidansi, tubone guverinema, tubone na local government, ni ukuvuga n'abaturage.
rero na hano reka turebe umuyoboro w'Imana mu isezerano rya kera. Turebye abahereza bari abantu ki? Bari abami, abahanuzi n'abatambyi. Abafasha bakaba Abalewi, abayoborwa bakaba ishyanga ryera rya Isiraheli. Turebeye mu muyoboro w'Imana mu isezerano rishya, abahereza ni intumwa, abahanuzi, abavugabutumwa, abigisha n'abungeri. Za minisiteri eshanu nizo z'abahereza. Ni ukuvuga intumwa, abahanuzi, abavugabutumwa, abigisha n'abungeri. Izo ni minisiteri eshanu nk'uko nazivuze mu kiganiro gitambutse. Aba ngaba nibo bahereza. Noneho abafasha ni abahe? Ni abadiyakoni. Abayoborwa bakaba itorero. Abantu bose, umuntu wese ukijijwe, ufite aho asengera, abo ngabo nibo bayoborwa. Iyo ugeze mu itorero biba bigusaba kumenya uwahawe iryo yerekwa, kandi ukamenya neza iryo yerekwa n'umuhamagaro uri kuri uyu muntu cyangwa kuri uyu muyobozi. Uyu muntu ashobora kuba yarize cyangwa atarize, ari umukire cyangwa se ari umukene. Uje mu itorero agomba gukorera munsi y'uwo muntu w'Imana. Uyu muntu ashobora gukora amakosa, ariko ntabwo ari wowe ugomba kumuhana, kuko atari wowe wamuhaye ako kazi. Inshingano zawe ni ukumugira inama, atari ukumurega kuri ibyo. Iyo urenzeho uhura n'ingorane. Ndagira ngo ahangaha nshatse kubivuga mu buryo burambuye. Muribuka Dawidi ubwe, ubwo Sawuli yamugenzaga, ubwo Sawuli yashakaga kumugirira nabi, yageze ubwo Imana isinziriza Sawuli imbere ya Dawidi. Dawidi araza amugeraho, ntiyamwica, ahubwo umugaragu we washaka aramubwira ati dore ubonye umwanya, noneho ica Sawuli kugira ngo yime ingoma. Ariko Dawidi aramubwira ngo uwo Imana yimikishije amavuta ntabwo ukuboko kwanjye kwahangara kumukozaho, kumena amaraso ye. Ahubwo ahita akata ikinyita cy'umwitero we, aragendera, ageze hirya amwitaruye, aramuhamagara ati Sawuli, Sawuli, njyewe Imana nabonye uburyo bwo kukwica sinakwica, kuko njye ntacyo mpfa nabi, nubwo wowe unyita umwanzi, ariko njye sindi umwanzi wawe. Dore reba ku mwitero wawe, urasanga ko mfite ikinyita nawe ukase, kigaragara ko nakugezeho. Reba igurude yawe yari irimo amazi, urebe kuko ukiyifite, dore nayo ngiyi turayifite. Rero ndagira ngo nkubwire, undi Sawuli abuze uko abigenza, aravuga ngo mwana wanjye ndushije gukiranuka. Rero nawe mu itorero ni bangahe usanga barimo gutaramana abashumba, usanga bataramana abapadiri, usanga bataramana abapasiteri? Ni ukuvuga ngo aho ngaho muba murimo kwishyiraho urubanza. Reka kwishyiraho urubanza, reka kwirahuriraho amakara, reka kwishyira mu bintu udashobora kwikuramo. Mu mwene data, abantu turi abantu. Nubwo muri izi minisiteri eshanu, minisiteri y'intumwa, minisiteri y'abahanuzi, minisiteri y'abavugabutumwa bwiza, minisiteri y'abigisha, minisiteri y'abashumba, abo bose ni abantu. Nyuma yo guhabwa inshingano, nubwo ari Imana yabahamagaye, ariko mu isi ntabwo bashobora kugenda ngo batagaragarwaho n'amafuti. Ntabwo pasiteri ari umukiranutsi 100% ku buryo cyo kuri imbere y'uwamushyizeho, imbere ya Kristo wamuhamagaye, ni umukiranutsi. Imbere y'Imana yamuhamagaye ikamuhagarika muri uwo mwanya, ni umukiranutsi. Ariko kuri wowe azabaho nk'abandi bantu. Yego, hariho igihe kwirinda bimunanira, hari igihe kwirinda yanirinda, Satani akaza akamutura mu makosa, ariko si wowe wo kugira ngo umushyireho nawe witeranye imigisha yawe ubashe kuyangiriza kumuvuga, mu kumutaramana. Rero ndagira ngo aka ngaka nshatse kukavuga kugira ngo yimba uri mu itorero, ihangane. Ikosa ubonyemo, nimba ubona ufite ububasha bwo kurikosora, rikosore, ariko we kwangiza igihe cyawe utaramana umukozi w'Imana, bitazaguhindukira umuvumo. Mwongere mwibuke ko ubwo Aroni na mushiki we Miriyamu bari bari mu butayu, babashije kuvuga kuri Mose, batangira kuvuga, aradidimanga, yarongoye umugore w'umuntu w'umunyamidiyanikazi Esinati,
ni ukuvuga ngo ntabwo nubwo yaje kudutwara ngo turi ubwoko bwego, ni mukuru wacu, ni musaza wacu, ariko nawe ntago yagenze nk'uko. Imana irarakara iravuga ngo ngiye kubahana kubera kuko mwavuze umugaragu wanjye Moses. Icyo gihe Miriyamu ahita asesa ibibembe ako kanya, ahita ajya inyuma y'ingando y'Abayisiraheli mu butayu. Tekereza mu butayu, iyo turimo kuvuga ubutayu ntabwo ari hariya tujya kurara nijoro bugacya tuza. Ni ubutayu butagira amazi, mu musenyi, bakagushyira inyuma y'iyo ngiyo, izuba rikakwica, nta hema ntaki. Asesa ibibembe amarayo iminsi 7. Nyuma y'iminsi 7 arakira, kubera ko ari igihano yahawe kubera ko yavuze umukozi w'Imana. Gusa umuntu wababariwe ni Aroni, nawe nuko Imana yamurebaga, yamugiriye favor nk'uwo yari yahamagariye umurimo w'ubutambyi. Rero nawe ndakwinginze utazasesa ibibembe nka Miriyamu kubwo kubasha gutaramana abakozi b'Imana. Ugasanga umuntu nimba ni umurimo muri korari, uratarambana umushumba wawe, uri umudiyakoni, urataramana umushumba wawe, wagiye gusengera ahantu, yimba hari n'amakosa yakoretsemo, ugiye kuyataramana ku bantu mutajyanye, mutari muri kumwe musengera hahandi. Rekeraho mwene data, rekeraho nshuti yanjye, we kugira utazabigirwaho n'umuvumo. Hari ibintu bimwe bishobora kukubaho, ushobora no kurwara indwara idakira kubera icyo kintu cyabo wakoze, wowe ukagira ngo ni ibindi. Ushobora no guhura n'ibindi bibazo bitandukanye kubera kandi bituruka wenda ku myitwarire yawe imbere y'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana iyo bari mu murimo ni abantu badasanzwe, ni abantu basangiye ubumwe n'Imana, ni abantu babasha gukora connection n'Imana kugira ngo ni abahesha b'umugisha. Kandi uko ari abahesha b'umugisha, Imana yabwiye Aburahamu ngo uzagusabira umugisha nzamuha umugisha, n'uzavuma nzamuvuma, n'uzakuvuma nawe nzamuvuma. Rero ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana mugendere hafi, ahubwo wowe icyo umukeneyeho ni umugisha. Nk'uko aricyo yahamagariwe, ni umuhesha w'umugisha, numwitwaraho neza, numuha n'ituro rikanezeza umutima we, n'umutima w'Imana uzabasha kuba unyeganyeze, uzabona umugisha. Rero reka turebe, mureke wa mushumba wa undi nyiri itorero wamushyize mu murimo, rero wamushyize muri uwo mwanya ari uzamwihanira ku makosa ushobora kumubonaho. Abantu bagerageje kuvuga kuri Mose babonye ingaruka mbi cyane. Dawidi yamenye iryo banga, ntabwo yagerageje n'umunsi n'umwe gukura Sawuli mu bwami n'imbaraga ze. Wagize ngo Dawidi se yari afite imbaraga? Yari afite n'abamushyigikiye, ariko ntiyigeze akoresha imbaraga ze kugira ngo amukureho. Yari azi ikintu kimwe, ko ari Imana yasutse amavuta kuri Sawuli, kandi ko ariyo izakura Sawuli ku ngoma. Uhereye ku munsi yasutsweho amavuta, Dawidi yari azi yuko ari we mwami wa Isiraheli, ariko yategereje igihe cy'Imana kugira ngo yicare ku ngoma. Wihirimbanira kurwanya umuyobozi wawe kugira ngo umusimbure, cyangwa ngo asimburwe n'abandi. Niba atari Imana yamuhamagaye, ntabwo bizatinda azavaho. We kubikora, we guhirimbanira kuri ibyo ngibyo ni umwanda. Nawe warahamagaye, uri umwami nyine, ariko we kurwanya abandi bami bagenzi bawe Imana nawe yahamagaye. Nimba atari we yahamagaye, bazahakubisa. Nimba nawe kandi ugomba kwicara aho ngaho, uzahicara uko byagenda kose. Shyigikira gusa umurimo Imana yashyize mu maboko yawe kugira ngo urebe gukora kw'Imana hagati yanyu. Ni ukuvuga rero, iyo umuntu bamwe bivanga mu mihamagaro y'abandi, iyo abantu bakora imirimo itari iyabo, ntabwo Imana ishobora kuza gukorana nabo. Ni ukuvuga kuri wowe, niyo mpamvu rimwe na rimwe ukora ukabona ntibigenda, kubera ko hari igihe ushaka gukora iby'abandi atari ibyawe. Hari n'abajya kubwiriza bagahindura amajwi, ndabwiriza nka runaka, ndavuga gutya. Oya, hagarara nk'uko Imana yaguhamagaye, kandi ubikore wumva ufite fitness, wumva wishimye, wumva unezerewe, kandi wumva unezeza uwaguhamagaye ari we mwami Imana. Rero ndakwinginze mwene data, nacyo ni aha ngaha. Reka tukubashe dusenge, tubaze Imana umwanya yadushyizemo, ari wo duhagararamo, kugira ngo tutabasha kuba kirogoya, tutabasha kwimira Imana gukorana natwe. Murakoze cyane. Rero umwami Imana abaho umugisha. Reka nongere mbibutse, ni ushaka kugira ngo tugire ikindi kintu mbazaho cyangwa tuganireho, wakoresha nimero yanjye ya WhatsApp, ni 0788744099. Aha ngaha dushobora kubasha kuvugana
kandi nshobora kukungura n'ibindi byinshi, cyaba n'iki gitabo nkaba nakiguha ibirenze kuri ibyo Yesu aduhana umugisha. Murakoze, ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe.